uwitwa Kiramani biravugwa yuko ngo ubukene bumeye nabi, imodoka yaragurishije, abakinnyi yagiye kugabanya. Umuntu waje agasukuma YouTube akamara imyaka irenze 3 ari hahandi tuvuga ngo kuri rwa rwego rudahinduka. Dufite ikibazo rero cy'aba producers uretse ko atari nabo nanjye ibyo byigeze kumbaho nkinisha filime bwa mbere zikinjiza aho kugira ngo ugabanye expense aho gukazongera. Nka Kiramani niba afite abakozi 50, iyo ufite abakozi 50 ibintu bikazamuka aho kugira ngo wongere abakozi ahubwo urabagabanya ku buryo utira turuva wakoreye miliyoni 5 ugasanga urimo urahemba miliyoni 6. Niba watangiranye na views 200 utazibura bikagira ku rwego none uri murarwana na views 100 umwaka utabe bishatse kuvuga ko uzawurwana na views 50. Kuri icyo gihe rero nikigeraho gifite ya payroll ingana nk'iyo watangiriyeho warede uzakena. Umugore wa Dani nanone yumvikanye noneho hari kuvuga yuko na Ribo yamurenganyije. Ruhande Dani nanone we ari gukomeza yisorera imiziki tukibaza se ntabwo byaba ari pranka. Mu byukuri niba uvuga ko ukennye ugasora video ifite agaciro karenze miliyoni 2 ushaka kwereka ko urukiko rwemeje ikintu urusuzuguye ururebye mu mutwe bigenze bite. Mu byukuri mbwira ukuntu ari sometimes tujye tunashyiramo na logique tunatekereza. Ushize se we turimo turarengera tuvuga ukuntu barengereye ugaragaza ko ukennye nta bushobozi ufite nibyo. Hanyuma miliyoni 2 abana bari kuvuga ngo abana bararwara ntugire ikintu contribute ku buzima bw'umwana warangiza wowe mu gihe ibyo bibazo bishyushye ugasohora indirimbo ugaprofita umwanya wo gusohora indirimbo kujya ku karubanda rero ukihamiza nturi umwana ntibagushutse ugatinyuka mu kanwa kawe ukavuga ngo urwego rwa leta rusigaye rurenganya abantu. Ikindi uriya mugore nawe nakura abana muri social media. DCTV Rwanda. Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh muri yagiye atandukanye. Abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu ndavuga abo diaspora muri rusange, hope ko no kujya nawe doing fine. So official niyo mazina yanjye na hii ni DCTV Rwanda. Nicaranye na DC Clement. Clement umeze neza? Meze neza cyane. Irimo biragenda neza cyane ndashima uhoraho. Ibintu n'amahoro mu mande zose. Akazuba k'inyarugenge kari kugukoraho. Abantu rirakarame gahanga ariko nabwira abantu nyaboneka ko hari akaraka nabonye ko gupromotinga filime nyaboneka mugende muyirebe nzahembwe. Agaca no gashyashya kitwa C&A Films tangiye gucaho filime yitwa Black Angel. Hano hasi ndashyiraho link yayo. Shaho link yayo mujye mukore subscribe nako murebe video subscribe nimushaka muyihorere. Sub buriya naba sub nyine. Mujyeho muyirebe rwose napatanye kuri views mugende mu supporting. Ubwo rero meze neza mu nguni zose. Ariko namwe mu ibihe byiza birabugarije siko cyagenze biteze. Ariko mubayeho neza kabisa. Saa 6 muri piscine. Yari yawo umucyaye yavuga ati bahungu banje izuba rimeze nabi Nyarugenge ufataga promotion mujye koga. Placide biramunanira. Yura navuga nti muzane ngerage. Kera ari uburyo najyaga njye kwidumba. Muri bitagaza kabisa. Koga se mujye mubibasha. Reka no kwiga. Placide harya iwanyu ni. Iwanyu uri ku mazi ariko ntuzi ko. None we yatinye no kuyageramo. Ngo ntashobora. Azajya mu mazi yarohamye. Asajyamo yarohamye. Kiri zuba muri piscine shawe muri mu bihe byanyu kabisa. Saka promotion mu cyaka ko muri mu bihe byanyu rwose. Hoya muri mu bantu bameze neza. Mumeze neza rwose ariko ni sawa cyane. So nanjye rero meze neza.
n'abakiriya banjye mu nyandikiye kuri 0723881015 0723881015 ngo ni babandi bacano abacano kabisa abacano ni mu nyandikire dukomeze gahunda iracyari ya yindi uko 2025 umuntu aba yikorera uturimo tw'amaboko tugiye dutandukanye kuri internet. Hano hari akavideo umeze neza ariko tumeze neza ibintu biragenda. Okay, amafaranga murayafite? Amafaranga sajya aboneka ntasumeze ute nta mafaranga koko rero nibyo ni cya kibazo cy'abanyarwanda. Umunyarwanda uramubaza ati waramutse neza ngo yego kandi yaburaye. Meze neza nanjye ariko amafaranga nayo noze kuyukongeraho meze neza nubwo nkene akanyisobwe. Ubwo rero nujya uvuga ngo meze neza jya umenya kuvuga umeze neza cyane. Nk'umwanjye mu modoka mfite minote y'igihumbi urumva meze neza. Azi igihumbi cyava mesanse cyabanya nose imodoka ko yaje bayicunze cyane hybrid wacometse ko muri hybrid ze ko bagiye no kuzisoresha ariko andarubise rero muraye gutera story ngo umuntu akene abure naga Prius koko aga Prius aribwo ni kamwe gatoya nta modoka uri kubona i Kigali wagira ngo zigutangirwa kuri mituweli nyinshi koko nyinshi kabisa kagura 5,000 kamwe ka 5 ariko uravuga ngo kamwe ukagira ngo ni 5 byo ni iby'abanyarwanda ariko nta mukobwa rwose udafite iriya modoka. Hari Prius na Kia abanyakoreya cyakoze ki Kigali rwose bayifite mu biganza. Munyakoreya noneho hari zitwa Kia Sorento zino nini cyane muri Kigali wagira ngo uri kujya ku murenge bakayiguha kandi zihenze zite. Ahubwo abanyarwanda nabakire mu buryo udashobora gusobanukirwa. Iriya modoka byibuze iyamake yo mu mwaka wa kera igura miliyoni 15 ariko ntushobora kugenda metero 100 utayibona. Abantu bitutinyira abanyarwanda kandi mugahura akakubwira ko yakennye ibintu byapfuye byanze ukeneye umeze nabi ruri gukinga babiri. Rero ntago wawe udafite amafaranga ngo woge bigende ubundi amafaranga niyo moteri y'ubuzima bw'umuntu. Nibazakubeshye na zira gahunda zanyu mujya mukora ntushobora kuzikora rwose ngo gahunda moteri yake udafite amafaranga. Nzo mukobo ngewe rwose natiki izana umukobwa yarayiguzaga uwo ngo bababesha abo ni babajama aba yibikiye agafaranga ke adashaka kugakoresha agakoresha y'abandi akavuga ngo niba ari ibihumbi 10 nsabwa ndabyaka soti ariko ngiye se nkane yanjye mbitse ntabwo ndi buyakoreho akazarindira gukubita nk'akaraka akishyura soti. Nuko abajama babaho mwana nta muntu ushobora gutekereza ziriya gahunda akennye. Ubwo muntu nta bwenge yabagira sare y'umuvandimwe nyene data atekereza gahunda ruko umushahara wahageze ni nabwo message zitanyange suri ngo ko waburanye rero batabonera akantu kashu aho ngaho kaba kabaye agiye ayo gaye ayo munsi aba yayabareba ntago wamucika ntago byakunda ntago ushobora rero kubitekereza ukiri ariko bakoze inama koko none se arareba akavuga ati uyu muntu nta kintu namukuraho nta kindi kandi nanjye zira gahunda rega nabo ntibakababeshye nabo babazishaka buriya ari nabo banazishaka rero werega kuzishaka n'ubundi igihe cyose azishakiye agomba kuzibona wapi burize uko bigoye buriya none se reka kengareka nkubaza ari umuhungu n'umukobwa bose bashatse gukora urukundo ninde muntu wabibona bimworoheye umukobwa ni direct baba we none se reka ngubaza umukobwa yaza akavuga ngo ngwino njye kuguha ukagenda nukukubwira akavuga ati uyu munsi ndumva nshaka kuza kugusura biba birangiye direct kuki Nese ntabwo itugira ubwoba niyakubaje uyu munsi urahari urimo nshaka kugusura na gahunda rufite niba undazifite mu gitondo ugomba kumekinga sure yuko niba ari ibiganiro 3 mu gitondo uba wabikoze nimugoroba ese burya niyo mpamvu saa 5 harigeze igera warangije akazi
nimugoroba ukamenya ko ugomba kuba uri free ngwiki nose ntabwo ugira ubwoba bw'umuntu wizanye ubwoba kandi musanzwe muri inshuti abasore babyagenze bitera mu musanzwe muri inshuti akavuga ngo ndaje kugusura ni wikange umaze nk'igihe umugigiza bambwiye ati ese tubonanye datare byakavuga ati umunsi none ndi free urahari ubwo se wahita none se kuba hari bita byerekana ko aza mugakora gahunda yahagera sibwa gataha ni mwanyumviye noneho ni iyo nabishaka vuga ngo wageze iwawe wese arasura oya ntabwo ibyo mvuze nyine turi kugendera kuri iyo ngingo we kuko abishaka iyo abishaka araza yageze mu rugo aba agomba kumekinga shuwa yuko ewana umukoraho cyangwa se hari ikiri bugende kandi umukobwa ubyanze se wowe mugakomeza mugasangira wicaye hariya nayo yicaye aha ari arorose urabyukaga arabyanze ubu ntabwo ushobora kwihagarara ngo uvuge ati uyu munsi noneho mfashe icyemezo none se waba waramuhamagarije iyo minsi yose waba iyo minsi yose hari igihe umuntu umwirukaho ukageraho ukarambirwa noneho warangiza yakubwira nawe igihe abishakiye ntawe ukirya neza mboga zizanye ubu ntabwo ushobora kwihagarara uvuga ati nanjye icyo akora noneho ndashaka kumwishyura ibyo yankoze oya ngewe usibye yuko wenda mba ndi kuvuga muri rusange ngewe nk'ubu urebye nk'ibyo bintu rwose sinjya mbigenderamo amezi n'atatu ashobora gushira ushobora gushira nta kintu ukoze cyane kandi buriya ngewe byanagorana kugira ngo ngire ikintu nkora n'umuntu tudakundana ntabwo byakunda nko mu minsi itari imaze iminsi ndi singo urumva biragoye cyane noneho nk'ubu ngubu reka nkubwire urebe nk'ukuntu abanyarwanda twigira amahirwe nk'ubu ngubu ngewe sinyibona umwanya wo kuvugisha n'abakobwa kubera akazi ni ukuri sigaye hari akandi kazi ufite ariko katara nta kandi mfite usibye we nawe kuza nkajya kuri social media reka nguhe nk'urugero rero sigaye mbyuka nka saa yine mba ndimo ndagigiza mpamagara ni guhamagara Nzovu ni guhamagara Yaka ndamubuze barambwiye ngo ari kumwe na runaka nkahita mpamagara runaka ugasanga bifashe mu masaha ya saa sita nyiri kubavugisha yego namufatisha bakambwira ngo ari ahangaha uratinda iminota 5 asanga havuye ngahita noga vuba ngahita njyane nkagenda nkajya kumurebaho namara kumureba tugakora nk'ikiganiro cyangwa se kimwe cyangwa bibiri ugasanga mvuye nk'aho hantu nka saa 11 n'ebyiri ndi gutaha nagera mu rugo mba naniwe ukaryama se oya ntabwo ndyama ikintu nkora nikoza kuri social media nikoza nko kuri TikTok nk'isaha 2 nkahita ngira gute isaha 2 saa 2 z'igitondo muri maso kogiye mbyuka ngiye mu masengesho nkakubona iriya n'indi round ubyibuze usinzira gihe ki iriya n'indi round iri bari indi round ibyo umunsi wanjye ukarinda urangira rwose nabonye umwanya wo kuvugisha abakobwa ariko mana yanjye nayo mpamvu rero none se ikibazo twari turiho nta na rimwe ushobora kwihagararaho imbere y'umukobwa ukavuga ati hoya umuntu wizanye nta nubwo uhita ugira amakenga yo kuvuga ngo uyu muntu uko yemeye bitagoranye ibyo ngiye nibyo mbasha ariko ibyo nyine kuvugira muri rusange abahungu 90% kwihagararaho biragorana oya mujye mubimana borega mbere mwirukanye ku muntu uri kucyo utakwihagararaho kumubwira ati uyu munsi ntacyo ngupimira wicare hariya nanjye nicara aha niba ako kunywa turi gusangira tugasangira ngizazi ko za Placide irya mbere rega Placide baracyari na mutoya aracyabiharaye agomba aherutse kwihaka byiza Placide sigaye mubaha buriya sigaye no muri ghetto noneho ubu ibintu byarakunze yoze yuko ibyananiye ari ubibasha niyo wakura he umwanya ariko waraterese biranga Placide aza agukura mu nzira ni mubi cyane Placide Placide ni mubi ibyo rero ni mubi nawe mpamubona afite nimero nk'eshanu yanditseho ayo nabonye ngo yanditseho ngo wanjye
ariko mujye mwirinda mujye mukoresha na contre shock mwaboneka mujye mwirinda ntago ibintu byoroshye yego hanyuma hano hari video maze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga reka mbanze nyikumvishe undi abahungu abakene baraburana abahungu abakene baraburana hahandi muburana ukabura ukagira ngo umugore mugenzi we muri kuburana ntiyakemera ikosa reka mukaburana icyuya kikaza ukenda kurira sibyo ugategereza byibuza ko ye ntabwo bajya bemera ikosa reka kujya sinda umuhungu w'umusirimu ubundi umutipe muzo musanzwe sibyo yari kurana n'umukobwa harahanagera akavuga ati okay aba ni abagore ntabwo nabishinga reka ngenze makeya sibyo nyina akaba yanakemera ikosa atanarikoze ariko umuhungu umukene muraburana ahubwo we agategeza wowe kurambirwa defo yabo ntabwo ari ubukene gusa defo yabo ntibajya bahenda n'amafuti reka nicyo kintu kindi abahungu b'abakene bazwiho mu mwihariko nahise nibaza nti ese aya magambo uyu mukobwa yavuze aramutse avuzwe n'umugabo ari kuvuga nawe nk'aya ngaya yavugira ku mugore aho ubwo byakoroha tsiraza gutanga statement dogiteri tunamusuhuze rwose doctor ariko reka tugaruke kuri iki kintu ari ikintu nge mbona cyabaye umuco cyane cyane hano mu Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ujya ubona ko umukobwa kuba adafite akazi bitaba ikibazo nk'uko umuhungu udafite akazi biba ari ikibazo ako byanagakwiye mu buhe buryo kuri umuhungu kubona umuhungu kubona n'ibintu bimusova biragorana ariko umukobwa ashobora kuba adafite akazi ariko ifoto ye ikamucururiza aho ngaho rero niho naringiye kugera ni ukuvuga ngo muri iki kinyejana turimo muri iyi generasiyo turimo umukobwa isura ye apana ntuzane iby'amashuri ntuzane ibyo gukora cyane ntuzane iby'ibiki isura ye niyo ashyira imbere kuruta gushyira imbere ubumenyi icya kabiri bamaze kwisetingamo ko uko byagenda kose bagomba kubaho kandi bakabaho neza nta ruhare babishyizemo nibyo nakubwiraga mu kanya nk'ubu abahungu baramutse bakoze inama bakavuga ati ntabwo tuzajya dushaka umukobwa w'umushomeri uzi ko abakobwa njyewe nyikaguha urugero ngewe rw'uwonzi yego uwonzi yari afite umudiaspora umutereta diaspora rero nabo bazangiza byinshi ubushize cyakoze cyo dukoreye ikiganiro cy'ubushize nkavuga ukuntu diaspora batumye ibiciro by'inaha iwacu bizamuka hari abanyandikiye benshi kabisa benshi cyane barambwira bati ntago ikibazo ari twe ikibazo nuko tutamenyaga amakuru uri kubyumva umuntu yavuga inzu y'ibihumbi 80 by'idolari kandi ngewe already maze yenda nk'amezi 6 amezi umwaka umwe nyasevinze nkumva kuyigura nyibona n'ukuntu ari nziza nta kibazo ibyo ngibyo bahita bifatisha kuri standard y'abanyarwanda birengagije ko bari bashyize icyo giciro bagisetingiye abanyamahanga cyangwa abanyarwanda babahanze mu by'urukundo rero muri relationship aba diaspora bamaze kwandika ikintu hano mu Rwanda cyuko umuhungu uri mu Rwanda i Kigali udafite amafaranga nta kintu avuze imbere y'umukobwa uko byagenda ko byabindi sinakubwiye bimwe na John nabonye n'ikiganiro aka video ka Nyakso ari kubisubiramo bimwe nakubwiye mu kiganiro cy'ubushize ahubwo ni uburyo abakobwa basigaye bajya gukina amafilime baba bari kuri target ebye bwa nta mafaranga y'abari aba directors baba bashaka nabo bakinisha amafilime abari n'amakere ndeka nta nabi babakeneye ari ntibana yabara bo bibarira isura yangiragera kuri kamera gusa hanyuma bamaze aba diaspora bamaze kudusetingiraho standard uri kubyumva ariko nanone ni ku mpande zombi
njya nibuka ntera ivi ibintu byavuzwe no muri Amerika no muri Canada no muri hehe nguyu ndamuzi twari banaga ngo muri apartment ngo mu Bubirigi nguyu nkabireba nkavuga ese abana b'abanyarwanda bo bazarongorwa nande ni ikintu cyamaze kwisetinga noneho aba diaspora bamaze kugera mu Rwanda cyangwa se bimaze kujya kuri social media cyane bamaze kudushyiraho standard n'uwibonera umwana mwiza ukiri pose umeze neza rwose muhuza ibitekerezo umwana uzamukomeza ugazaba atari hari naga comedy bigeze gukina sinibuka abaribo bati urukundo rwacu ruzaramba ntihatazamo aba diaspora aba diaspora baraje ni pirate bari kurahira we muri gens maybe baraje basetinga standard y'abakobwa bayikura kuri umwari w'umunyarwandakazi mubera rugo mutima w'urugo donc wa mukobwa nyine mama w'abana ubona mejo hazaza bamushyira kuri standard ireba wa mugabo soti twirirwa na hano i Kigali ikakubonamo nk'umukozi umeze utese nanjye gutanga urugero rutari rwose bakakubonamo nk'umuntu uri cheap uciriritse udafite ikintu na kimwe avuze imbere ye uzi impamvu umwana yiturukiye muri segonderi afite ikimero rwose urabona ko asa neza ku myaka ye 18 bindagize n'amahirwe mu kwiga ubona tuvuta nyine ntagasa nk'abataratubonye ubwo nangiye gutanga urugero rw'abiwacu kandi ari beza ari abari birwanya abona utwo tuvuta rwose aramurika igikuriro ni mama wararaye arakora imbere yakora inyuma ati ni njyewe mukobwa akabakubitanye na François wibereye muri Amerika ubwo mfashe izina rusange nyine ntago atagira ubyumva yenda ngo ari umuntu specific niwe turi kuvuga kamureba arabanza kamwitegereza kwanza kareba tariko ndabona inyuma y'ugutwi habura agafondote ubwo ni inyuma y'ugutwi kandi ifoto irimo arareba imbere kandi ubwo nyiramwiza kuri Instagram amafoto nayo yifotoza ni nkayo urabona yo bari kwamamaza Primus cyangwa Mitsingi bayihengeka bayihengura yunamye bayunamisha bagize bati agomba kwerekana impande zo urabona nanjye nakubwiye bari kwerekana bari kwamamaza inzoga barayihindukiza bakayihindura 360 kunamisha gacurika cyane kunama niho buranga inzoga iryohiye yego Wengo nibwo rwose bigaragara neza abanywi yicuritse abanywi nibwo bavuga bati bagira merwe yamara kuyareba tariko ndabona inyuma y'ugutwi haburagaho kakanu kanyereza naranamubaza nuko yitwa ahita mvuga ati ugira mobile money ugira momo atari ibintu numvise bya momo aho ngaho ugira momo nyiramwizi yumvise ijambo momo niyo yaba ari gushingura yahabata iyo niyo reality haboneka sinde kuvuga wo mu Rwanda kuvuga wo muri Zamburi uri kumva yego nyiramwiza yamara gukubita mu gutwi ijambo momo nta nubwo amusuhuza itandika imibare urasanga aho nyiramwiza kanakuze ataya mazina nkoresha ngo ni stress nagariyo ariko hari n'abandi bajama babyungukiyemo bazaga bagakritinga ama account mu mazina y'abakobwa akahita avuga ati iyo nimero ni ya mukuru wanjye yanjye yagize ikibazo paratswa akabakanza akanyenyeri ngo bavuganaga batayipingana nta voice akabakanza akanyenyeri ariko reka tubyemere ko nyine ari we wanyawe akabakanza akanyenyeri tayari wa mwana wibuka yiviriye segonderi yego amwohereje nk'inote ya desi direct ako kandi umwana uvuye segonderi mu buzima bwe abatinya n'inote ya 30 ubwo no kuyibona bayumva atari ugenewe ababyeyi ukiva segonderi kukiri fresh atari babandi babarangiritse nonde bakiri segonderi bangirika mvuga sukundi ni kwa kundi uba warahuye n'ibigare waragiye mu biyobya ntaso ntabana biga segonderi bamwe biyobya bwenge hari nabo tujya tubona berekana cyase banafunze n'iki ibyo ngibyo bibaho
umwana utarakora ku note ya senkani aca kinote ya desi aho ngaho hakaba hari Placide wari uri kwinginga ati urumva ngiye nkora kuri DCTV Rwanda ngo urumva ngiye mpembwa inote ya veni yanjye ati 15 nzajya mbiguha uje kusa neza yabona Placide atamubonamo nkene ahitaba nk'ikisumbora ihene abatabona ari guhebeza ari uburyo agufuromamo akavuga akasimba inyuma wowe arimo ararisivinga waderimite ntacyo yakoze wibuke ntacyo yakoze nyamara Placide aje no kumwurira ahita ahera kuri Placide wampamagara mu gitondo cwe wampamagara saa sita cwe kandi buri gitondo yakubazaga ati kuki warengeje umunota umwe ku isaha wampamagariraga atangiye kujya none muri DM na France ubwo noneho bavugana hakwe n'abajama namwe bandi mwige gutereta hambundi bakera abantu bakera barabasirimu aravugaga ngo amatama masa ntasabira inyana igisigati siri ukuntu bawucaga uwo mugani ntasabira nk'igisigati yes birashoboka wowe uragenda n'umunwa je Placide namwemeye kuri ya gahunda cyagiye burya he naramwemeye ngwino banzura isome tuvugane nyuma kibazo nuko yabuci ntacyo nyine uhombye aravyimenyera ariko yari yagerageje kuri ni kabagabo wakagombye guseruka ntugaseruke uvuga ngo urumva ariko ngo ngewe ngo mu mutwaje mba numva afite metage abandi bari kubaka wowe uri murarota hanyuma rero yego akaba atangiye guha umwanya Faranswa bagatangira bagacata amukubise desa ntibarabonana mu cyumweru gitaha ariko ubu ngubu kwa gatanu ubu ngubu kwa gatanu uri hehe hati ndi mu rugo ndiryame papa turamenye shaka inshuti zawe mujye mu ahantu mu nkwa gafanta biri ni yanjye senyisa zikaba ziragiye senyisa warumva wagurira umuntu already aya gafondo atakinyuma gutwamuhaye desa wohereza utesenyisa abantu basohotse n'inshuti ari nk'abandi naka miliyoni ndi kubara ku rwego rwanjye urwego rwawe menya ko ubwo turi kukubona nk'ihene uri murahebeba ubuze nahise mbihene kandi wahebebye kuko nanze kuvuga imbwa kuko imbwa burya urundi rugo icyabakubonamo ni ukukurya gusa nyine niba uri ihene hari igihe ndashobora kukugira amahirwe kwa kuntu kuko batari kumwe akakwifashisha in case muri bya bindi twahereho kare uwo mukobwa agiye mu kabari n'inshuti ze bamuhereje 800 miliyoni mbwira imitomo ushobora kujya gutera uwo muntu akayumva niba waba uturutse kuzima cyangwa mwivu iyo standard rero ntago ibiri kuri uwo mukobwa gusa ihita yataka na wa mukobwa w'inshuti bati nanjye singomba kuko inshuti yiramubona byagenze biti mwana turangije secondaire ariko ibaze urangije secondaire nta mwaka nta mezi 5 ashize wari ufite utu telefone bitayitunge ubwo nanze kuvuga izina rya company batajya ngo turi kuzangiza hashize amezi 5 iPhone 16 Pro Max ya miliyoni 2,200 arayitunze nta kazagira nta kiraka byibuze uvuga ngo yakoze pa araryama saa sita nibwo abyuka soti wamuteretaga wifitiye nka 11 cya 12 kandi nawe wakuye mu mitsi yawe waririye warimaze ngena ingwana nayishiye mu byiciro uri kubyumva uwo muntu wa mukobwa inshuti arimo biti uravuga ati ntago wamenya amakuru akabahamagaye uwo muntu ku giti dore umuntu wadushakiye undi muntu ko mfite inshuti yanjye nayo akabara mu mushakiye tayari ya standard uko bagenda babiganira abakobwa bagenda bakora kanama bikazarangira babakobwa beza tubabonye mu mafilime turi kugendana yego iyo standard rero bariho ibemerera ko umuhungu wese mu maso y'abakene w'umunyarwanda uri i Kigali kabone buriya niyo wafata n'umushahara wawe ukagenda ukamuhereza ati jya muri salo kadusupoze yene urugero uhembwa senkani ugafata senkani zawe zose kazimuha ugakuramo inote y'igihumbi cyatike kazimuha ati ndashaka kusa neza
ntabwo yanyurwa. arakureba akati nk'aka gasore ka kansuzugurira iki urandebye ubona nkwiriye senkani uko ndeba nsuku mu by'ukuri kandi senkani mu by'ukuri wigomwa umushahara wawe w'ukwezi wigomwa akawunga kari gutaha mu rugo wigomwe byose hanyuma aho gatari ubona wibonyemo igiki iyo ni standard yaragiye irakwira noneho ubaka kanya ntibakiri kuri 200 na iPhone bageze kuri Kia K5 zimodoka za miliyoni ziri izi noneho ziraza kubakoraho mwe basore izi ziraza kubakoraho ubu basigaye bagendera kuri ritimi ivuga ngo umudiaspora utakugurira Kia K5 uwo ni gusyo $7,000 by'idolari habirindwi nta birimo ni 4,500 buriya se iza ubwo bihura na 7 bihura na miliyoni 700 na miliyoni 7 byanje n'imisoro irimo byose hogize ntuza ntago zisora kugera mu kwezi kwa 7 ngo ntago zisora ese nago makuru abantu baba izama hybrid bagize bakangira nanjye akagira ama hybrid ese wakoze ukazakigurira asabandi kuko bakabahereza nge naba nziri wigendera ku bandi ntago ubuzi inzira byaciyemo rege nicyo cyakindi bavuga ngo kwifuza umugisha wundi wemenya ngo ndahembwa senkani zanjye nzagura imodoka yanjye rya ibyo ngibyo nibyo bituma umuntu atabana pause mu byo akora akumva ngo kanaka ngo yaguze imodoka ngajo twaturi kumwe ntuzi yaraye akora ibiki yabikoranaga nande bari barihe uwo muntu avuze iki ariko juste ngo nkeneye kumera nka kwa kundi icyo kantu karica kakanatuma n'ibyo wakoraga byose byangirika hanyuma rero yego niba bakobwa mugenzi wabona afite Kia K5 ibyo navuga zira modoka ntago zisora ziriya wishyura iyo zigeze majerwa wishyura 600 rero abarimo plaque abarimo musoro w'intuza niba ari ibintu by'amapariking n'ibiki barimo kuguha carte jaune n'ibiki utuntu nyine twose tugafata 600 ariko guhera mu kwa 7 zigiye kujya zisora kubera iyi gahunda y'imisoro mishyo ubwo arugura nyine ubu yagura kugeza mu kwa 7 turi mu kwa kangahe mu kwa 3 shaka amafaranga mu kwa 5 usabe gusa mu kwa 5 byo bishobora kuzagenda gafite ngenda shaka make uzambwire nkuguriza ngati nguriza yangaya ntigurira akamodoka nago nakwanga iterambere ryawe as long as umva bishaka hanyuma rero ibyo gihe none iyo bamaze gusetinga standard yabo bageraho noneho bakajya babwira atari uracyari mu banyarwanda nkandi uretse kwirirwa batwinaganukuraho kugira ngo hari ikindi bakumarira wajyuza kubabwira rwose ukumva uri kubatera hanyuma rero ngarutse kuri iryo jwi ry'uwo mwana niyo byo nagusobanuriraga nyine udungu twose turakennye kandi nago wamurenganya mwese murakennye none se umuntu ari hanze ubu byaranoroshye arabukubwira ati wowe jya hariya wifata ka video unyoherereze ngaya $1,000 curika telefone curikura ati iramburaho hariya ariko ndebe uwo murongo w'imbere warangiza wowe so ngugiye gute uri umukene urakennye batereta ibihumbi biri kumanuka wowe ngo uri kubanga I love you ngo nzaguha ijuru ngo joteme ngo urumva ngo arega ngo nge nagukunze kuva nkivuka neze kuzivuga imitoma ya Placide wagiye gutereta abashizeho radio speaker uri kumva ari kuvuga ngo nagukunze ntarakumenya nkakivuka uri kumva ibyo bintu ntibishobora gukora ni inose utekereza ko confidence z'uwo mwana ashobora kuzikura kuki aho wabereye wari wabona umukobwa w'umunyarwandakazi wubahuka abagabo
uretse muri no minsi cyakoze babubahuka mu buryo bubiri uba warababereye imbwa cyangwa ko kuri imbwa uwo nguwo rero nge ndamwumva mwese babonamo imbwa kandi wamurenganya ahubwo ati reba uko mpagaze urabona mpagaze angahe mpagaze 100 wabyigomwa se tujye tubwizanya ukuri akubwira ati byigomwe cyangwa uvuga ati ndimbwa wahitamo iki namoka ahubwo ataranabivuga niyo standard rero aba bajama bo hanze barangije kutwubakira mu bakobwa bigoranye ko rero kuri mwebwe kira abasore bizagorana gutereta noneho hakahita hazaho aba diaspora tubashyire ku ruhande hakazaho ko soti uterese umukobwa murakundanye umwaka umwe ibiri muranezerewe bimwe by'abajama urahaza urwose urijuse ugashyira pembeni kandi mu by'ukuri pe kariya kazi ngenyuberwa impamvu bahita bavuga ngo n'ukuntu ngo naraguhaye nagize kandi mwese mwarahananaga ntabwo yigeze avuga ngo wakire gusa yari manguye ukibaza ni wowe ugiye kuhita ujyaho iyo shemu yose icyemeza ahita afata rero ni iki hano hanze ari abagabo rwose bafite abagore bifitiye amafaranga yabo batagikeneye kwinjira mu muryango urangaye hagikeneye ya miryango binjiramo baseseka uri kubyumva sinzi niba uri kumva icyo kintu turi kujyanaho hanyuma akabahuye n'uwo nyiramwiza muri mu muhanda agahita amukubita inote ya senkani tugenda ugura agafanta hariya ntibaziranye nta namwatse na nimero arikomeje gusa ariko uwo mugabo aba agufite amakuru abazi ngo wenda uca hasangaye cyangwa ku buryo nyine akwereka ko atari ikindi kintu agamije yawe nawe nyine akagusigira senkani ejo mwahora akagukubita nk'akajana niba abantu nyine bageze mu myaka 50 bifitiye amafaranga yabo baba barakoze kera bageze mu myaka 50 yo kurya ayo bakoreye no kurinda amafaranga yabo afite umwana mu ngana ntawe ariza minerivare zirishyuye kaminuza zirishyuye umugore bafite akazi keza abayeho neza mu rugo rwose ni mama wararaye n'imbwa zirarya ayafisigaranye nayo kuba yanezerwa ati iriko buriya naguha akazi atakahe mfite hotel uzazube receptioniste ako kazi byibuze ku muntu ukora muri hoteli nziza yenda ya danje uko byagenda kose ashobora kutarenza yenda nk'ibihumbi 500 kuri reception 500 hagati ya 500 na 800 ubwo hari n'abayarenze nta wamenya ariko reka dufatire kuri standard y'imishahara tuzi hano Kigali wowe ni hoteli isanzwe none hakujyanyemo gukora ako kazi aho kwise ku mushahara wa senyisa kwezi daddy mayakazi ugomba kuza kwaza dadu uko yiriwe yego uko yaramutse aragiye amenyereye ubwo buzima mu by'ukuri already we yamaze kwikuramo kuko biriya bintu bigendana na serve n'ibitekerereze y'umuntu yamaze kwikuramo ko soti ari umwana w'umusore bari mu cyiciro kimwe byararangiye kuko wa mugabo yamujyanye bari abagabo bafite ahandi bahurira n'abagabo bahuje imico kandi buri wese afite yego buryo mutazagira ngo barihisha reka baba bafite ahantu habo hari n'igihe ushobora gusanga ari nka5 ubwo mbese ni nko kwiseta bishyize hamwe bagafata nk'inzu rwose bakagura nk'inzu nk'irwamagana buri wese akagira umunsi we bagashyiramo umukozi wo gukoramo amasuku buri wese akagira umunsi we, ari kuwa mbere ni soti, kuwa kabiri ni Placide, kuwa gatatu ninde bakamenya ukuntu babiparitaje bakajya n'ahantu bahurira mu birori byabo nyine ati buri wese azane na depanage. Yego urumva environment ari buhita ajyamo arahita asanga abandi bari mu cyiciro cye. Niba kose umwana arengeje imyaka y'ubukuru ibyo twabivuzeho bari mu cyiciro cye bose bibere kumwe n'abandi bagabo nabo bari mu cyiciro cya wa mugabo bari kumwe. Ntajya arabona soti arajya mubonamo ubu kuko
environment arimo ni y'abantu bakurenzeho kabisa kurya ushobora kumubwira ngo ndagukunda nge nakugira umugore akaguseka akakora akavuga abandi bagabo baratanga amamiliyoni baratanga ibiki soti mu by'ukuri uzagira ariko ibyo ngibyo umwana wabigiyemo atari navuga atari uburere bwe yahawe akiri hasi bigeraho akabihaga amaze gufata icyemezo akabona icyemezo orientation y'ubuzima bwe bigeraho akabihaga yakwihura none akagera kuri rwa rwego yumva noneho na sota ahubwo yajya mwishyura urumva redi abizanywemo n'inzara n'ubukene arabikoze yenda agize gutya agiye ku rwego yifitiye business ye ishobora kumwinjiriza amafaranga 300 kuri 500 ku kwezi aragenda akabihaga yarangiza akafata nka soti bangana bari mu cyiciro kimwe yego bati basi mbeshya urukundo nyine wiyumve ko umutima w'igihari basi mbeshya urukundo nyine mbwira ko nkunda gusa kuko wa wundi nukuza yinjira nta bintu by'imitoma n'ibiki ku muntu wishyuye amafaranga ye reka ariko akabona n'andi bagigira ushobora kugutera imitoma ukavuga ati ninjye bubaho ku isi abona icyo cyiciro nacyo kibaho akabaho umwubwo buzima akazagera akavuga ati so basi mbabarira icyo ushaka cyose nagikora ya mafaranga agatangira akakuzanira ahubwo nibo babo sore mubona muri gym bari kubyumva ubwo abajimo ntiturabagarukaho ku icyiciro cyabo kiri ukwabo nabo kuko abantu ba muri apartment no muri gym no kwifata video nta kindi ariko ubwo byaranakaze basigaye none ahubwo ari abagabo ku bagabo gushaka muri gym kandi nge ndi umugabo nyine ngushaka muri gym cyangwa duhurire ipari duhurire ipari visa ni iki se visa ntubigireho ikibazo ipari kagenda nyine ukatanga iby'abantu ukagarurwa i Kigali uri kubyumva aho haba harimo n'agafaranga kenshi karenza ko twavugaga kuko rwose umushingira shop ya danje y'imyenda cyangwa se ya costume ubundi mukabona kuvuga n'izindi gahunda guseka urumva hanyuma rero iyo standard ikagenda ikabaho ngaho ku buryo wowe kugira ngo uzashake mu mwana w'umukobwa bizagorana uwo ni wa mukobwa uzatinyuka akajya kuri kamera akavuga ati abahungu bo babakene barasakuza nibyo amajwi yanyu ni waza uvuga ngo I love you yumvamo nkaho muri kumumena umutwe murimo muramena umutwe murimo muransamira mumeze nk'isazi murimo muraduhira kuko amajwi yamenyereye n'aya mafaranga iyo utavuga amafaranga uba uri muramumena amatwi kandi nabwo amafaranga pana buno burungu bwa Placide nyine nicyo ni kukubwira abo baba barageze ku rwego uwo mushahara wawe yanaguhemba ahubwo kandi we ntacyo akora noneho rero ni naho hahise hubakwa cya kintu cy'uko umukobwa rwose ufite ifoto nziza tayari ntago akeneye kwirguza umubwira ngo boss ubundi bizarangira n'abahungu nabo bategereje ku bakobwa b'aba diaspora n'ubundi usanga ahanini abagabo b'aba diaspora abasore b'aba diaspora ntago baba bafite target y'abandi ba diaspora babaho ariko ku kantu nanjye karancanga kuki abahungu b'aba diaspora umuhungu uri muri Amerika badakunze gushakana n'abakobwa bari muri Amerika bose bakaza mu Rwanda cyangwa hariya haberayo ibintu twe tutamenya kandi n'abagore n'abakenshi abakobwa usanga bari kwitagetingira nabo nyine nicyo ndi kuvuga nabo b'abanyarwanda baza gushaka inaha muri Afrika none se n'ukubera iki hariya haberayo ibiki tutazi tutajya tumenya umuntu dukurikiye nambabare rwose atubwire haberayo iki gituma niba twese dukora muri kampani imwe dukora amasaha angana kuki tutashakana ahubwo ukaza gushaka uwo mu Rwanda bigenda bite birancanga kabisa ugasaga nyine target ni ukugenda mutubwire rwose ukuntu bigenda mutubwire kabisa uri kumva izo standard rero zigenda zibaho nizo zagiye zangiza ibintu byinshi hano mu Rwanda kandi nta kuntu ibyo bintu wabikontorora ngo bihagarike
happy ntago bishoboka ahubwo bizageraho byihagarike okay uko utwaye umuntu ntumuzi ntakuzi niki mugeze muri Amerika yimenyeye diru abonye ko atari wowe wari ukenewe arigendera aragucika namara kwibonera ibyangombwa nge prefera ko nibyo umuhungu buriya inshingano ze aremewe kuvunika uko byagenda kose kubira icyuya akongera akaberaho gushimisha umugore buriya mu buzima bwawe ntuzigere uri umuntu w'umugabo ntuzigere wifuza kubaho neza ntuzifuze kubona wambaye urukweto rwiza ukeye ivumbi ritagukoraho ntuzifuze kubaho ubuzima bworoshye ahubwo uzifurize abawe kubaho ubuzima bwiza abawe mbavuga n'iki ni umugore n'abana buriya nubona umugabo watangiye kwifuza ubuzima bwiza uzamugendere kure watangiye guhanga urumva ngo ako kazi karagoye ngo njye sinagakora uzamugendere kure nutangira kumva umugabo wishaka kwirira utuntu tworoshye kubaho ubuzima bworoshye kubaho mu buzima bw'icyangwe akeye bw'ifiyeri yego sinanavuze ngo mwambare nabi uko mubonye ngo nibyo bigaragaza umugabo ariko hari ibintu nabyamaringaringa vrema ukamureba ukavuga uyu nguyu uretse gukorera umushahara wa geto abamo nta kindi asagura ubwira ingenzo abajamani Kigali baha muri geto yo 30 ariko batunze imodoka cyane essence ari uguterateranya ariko imodoka akaba atayigurisha byibuze ngo ashingemo aka business icyangwe yaba yagitiye yaba yakibye ntibimureba agomba kuasa neza n'agakiya K5 ke gasa neza ubindi ubundi abo rero nibo bagabo nanone baba bagize ariko nanone na viziyo y'umuntu n'imibereho y'umuntu igenwa nawe ubwe nanone ku rundi ruhande niwe ubuze uko ibintu bye bizagenda niba wamugana avuga ati ntegereje ko papa apfa imitungo nkayisigarana n'urugero hari n'igihe ashobora kubigiramo uruhare kugira ngo dosiye yihute niba ashobora kuba ibyo ni wowe ubyivugiye niba ashobora kuba avuga ngo hari target runaka mfite ibyo ni wowe ubyiyiziye hari buri wese afite ubuzima bwe abayemo n'ukuntu abayeho ibyo rero ntukabyishinga Kigali ryubaho uko ugomba kubayeho kandi ntukishinga umuntu umubone ngo yambaye ngo boda mu muhanda ngo kandi ngafite akazi keza ntabwo ubuzi target ngo yambaye nk'ibyo bya maringaringa kandi ushobora gusanga ari maneko uri kumva hari umukara nabonye ngo yoza dusanze yakamwana ari maneko wa Kongo ariko bana yaje biba kuri social media ni hatari kabisa so ngayo nguko rero ariko ibyo ngibyo byo bizagenda bishira nyine uko bagenda bizamuka hejuru buryo ibintu byasakuje bigiye kongera kumanuka noneho ngenda ntungurwa buri munsi mu kanya nibwo ndi kugenda ni scrollingira ngo kuri post ivuga ngo imbwa yarashe umugabo wari kuryamana n'umugore imbwa yarashe mu niti ariko hari imbwa zitozwa ibintu bigiye bitandukanye buri imbwa ni itungo rikomeye ariko muri nshize habayeho deba y'imbwa n'intama abantu imbwa yagiye irya intama y'umuturage barangije barayica barangije kuyica mbona ibintu byabaye ibindi noneho hari n'abarengeraga bakabizanamo n'ibindi umuntu wakwica imbwa ngo yanakwica n'umuntu ngo umuntu wakwica baragenda baha agaciro imbwa kurusha intama kandi nyamara ibyo bintu kubona nk'umuntu aranditse ngo ngiyo mbwa ngo uzi ko ngugura ngo miliyoni niba ari miliyoni ya miliyoni n'igice ngo hejuru y'intama igura 5,000 ngo yamubwira ngo akamuha nk'intama nk'eshanu ubu
kuko mfite miliyoni kashi nzaze mfata igihumbi cyawe ntice cyangwa njye kukiryamo shikarete. Buri wese nyine n'imyumvire ye, ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe, ariko nanone nanjye sinshyigikiye umuntu ushobora gufata imbwa, kuko hari abantu bakunda imbwa. Urabona nk'uko mu Rwanda niyo nyamaswa twavuga ngo niyo ya mbere ifite agaciro mu Rwanda, niyihe? Inka. Urabona nk'uko twemera inka, hari umuntu uretse n'umuntu nanjye nk'ubonye uri kwica inka byaba ari ikindi kibazo, kandi akabogora akarya. Akaboga ndakarya, ntabwo ndi kuvuga kwica izi zo kubagwa n'iki, oya, ndi kuvuga inka ni imbyeyi iri mu rwuri, uragiye uratemaguye. Nicyo ndi kuvuga, ntabwo ndi kuvuga wishe inka n'umuntu waba wamwica. Nicyo ndi kuvuga rero. Hari abantu rero muri nuza zabo bumva ko imbwa noneho unayikubise n'urushyi byapfa, ariko buriya ngo imbwa, ngo umuntu yapfuye bishobora gufata amasaha 28 cyangwa 48 kugira ngo uwo wakundaga cyane cyangwa wagukundaga cyane abakwibagiwe. Ariko imbwa iyo upfuye uri sebuja ishobora kugutegereza imyaka n'imyaka mpaka ipfuye nayo, ikaguma hamwe ahantu muherukanira cyangwa ahantu itavaga igutegereje. Hari imbwa igenda ikaba inshuti na shebuja ku buryo niyo yibwiye ati cara idashobora kuhava paka utaje ngo uyibwire ngo have. Hakaba imbwa zirera abana, hakaba imbwa z'impigi zihiga, hakaba imbwa zishinzwe umutekano, zishinzwe gusaka. Ziraza abandi harya ubwora nari ncitswe rwose, urumva. Hakaba imbwa zishinzwe umutekano, zitagira ba nyirazo. Oya, zishinzwe umutekano, ziba muri departement nyine y'abashinzwe umutekano. Wishaka kuzaramo ibyo bintu soti, wishaka kuzaramo ibyo bintu, ziriya zishobora kuba zaratojwe ida kumva urumogi, kumva ibisasu n'ibindi. Hakaba n'izindi nyine nazo hari izo nabonye njya mbona muri AGT zibyinana n'abantu zigira zite. Hakaba n'izindi zitozwa gukora kare akazi gakorwa n'umugabo. Hano numvishe ngo yasezeranye n'umugore. Kugira ngo hari ibyo abazungu batazatuzanira. Imbwa rwose ikaba ariyo ikora inshingano. Ku buryo hari ibihugu ushobora kwita umuntu imbwa akakugurira, akavuga ati ndasa amashimwe sha. Mu gihe inaha imbwa ari igitutsi ngo wambwa we, ugasanga urababaye, nyamara hari imbwa ikurusha agaciro. Mu bihugu byateye imbere, iyo inzu ihiye ngo batabaro umwana, umugore n'imbwa, umugabo aza nyuma y'imbwa. Hakuri na kwaga kwiye kubigenza ubundi. Yego. Buri umugabo uhiriye mu nzu. Nahadapfunde ibipfunsi. Kugira ngo uzajye kumutabara nubone. Urumva. Rero ibyo bintu birashoboka. Nibiyo mbwa rero yaratojwe kurasa, umugabo akayiha amabwiriza ati jya umfungira umugore, cyangwa yarashe umugabo. Ahubwo yarashe nyirayo. Yaraje sebuja. Sebuja. Imbwa yarashe sebuja akaba kabaye siba kirimbwa. Iyo ntago bikirimbwa, ni nk'imbwa itonomera sebuja. Iyo ngiyo giye tuyijugunya cyangwa se uyijyane. Hagomba numva nanjye kera ntari amafaranga nzageraho nkatunga imbwa. Sabura utayifite? Kareka. Ntago natunga imbwa ubu. Imbwa zirahenze, witonde. Zatari uguhenda mu kuzigura, mu kuzitunga. Aya. Ndanza kweza hasi undi ari bwitonge. Wanze gutunga mugenzi wawe. Wa murwanaho da. Nge nzayitunga kera, ariko kera afite abana bakuru birirwa bakina nayo. Akase umwana wanjye akakora akina n'imbwa. Nanone. Aya zakure yari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu w'umugore,
ibintu byo gukura kina n'imbwa imbwa ahubwo bajya bakina n'inkoko nk'uko zo ndazifite ndazoroye rwose yego hanyuma umugore wa Dani nanone yumvikanye noneho hari kuvuga yuko na Ribo yamurenganyije ndibaza nibizi ibi bivuye ku mugabo bigeze ku rwego hanyuma ku rundi ruhande Dani nanone we ari gukomeza yisorera imiziki tukibaza se ntabwo byaba ari pranka ariko hari ahantu rero harimo ibindi bibazo ariko Dani nawe afite ikibazo ku rundi ruhande seriously hari igihe abantu wagira ngo baba ku isi itagira abantu batekereza mu by'ukuri niba uvuga ko ukennye ugasohora video ifite agaciro karenze miliyoni 2 uba ushaka kwerekana iki ushaka kwereka ko urukiko rwemeje ikintu urusuzuguye ururebye mu mutwe bigenze bite nge nabwiye mu buzima bwanjye sinzi kuvuga ngo ndajya kuri uruhande ngo nge no kuri uruhande oya nge mvuga ibintu uko mbibona nuko mbyemera urukiko rushyirwaho n'itegeko nshinga ya Repubulika y'Igihugu ari ryo tegeko tugira riruta ayandi mategeko ruguciriye urubanza rutisoti ukatiwe hari umugabo bigeze gufunga n'abari bamufunze niba rukiko rwemeze ko yahamijwe n'ibyaha by'ibintu bijyanye n'imitungo n'ibiki hashize nk'amasaha 2 basohoye imyanzuro ahita posting ifoto yibereye i Paris ari gusuza na ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa ngo uraho ngo narinje ngo unyakire ibyo bintu no gutesha agaciro urwego rwa leta mu by'ukuri mbwira ukuntu ari sometimes tujye tunashyiramo na logique tunatekereza ushize se twa turimo turarengera tuvuga ukuntu barengereye urumva niba ugaragaza ko ukennye nta bushobozi ufite nibyo hanyuma miliyoni 2 abana bari kuvuga ngo abana bararwara ntugire ikintu contribute ku buzima bw'umwana warangiza wowe mu gihe ibyo bibazo bishyushye ugasohora indirimbo ugaprofita umwanya wo gusohora indirimbo ana rashaka kwitavuga ngo urumva indirimbo ariko ngo hari n'igihe umuntu yaba yamukunze ngakayimukoreshereza kuki tahereye mu gutangira indezo se gibuza ati niba ugiye kunkoreshereza indirimbo ya miliyoni 2 banza umere 500 umugore mbe ntujeho amezi 5 ushobora gusanga indirimbo yarakozwe kera bookings indirimbo yakozwe kera abana babyawe gihe ki noze kuva 2013 abyara 2015 agatangira izo struggle zo gufungwa iriya ndirimbo tuvuga ko yayihimbye nyuma ya 2015 bya bintu n'ukwishongora bya bintu n'ukwishongora ni nagasuzuguro nabyo binatera n'umujinya n'umuntu akumva niba wowe ukennye koko ndabyemera hari umuntu nemeye umuntu agize gutya yari afite company naha sindi bumuvuga izina kodesha amamodoka abonye ibintu birimo biragenda bigira ntago ari ubutekereje ndabizi ubwo utekereza Tom Transfer ntago ari we nundi bakoraga ibisa nawe Ewan abakuyemo duke arambutse asiga umugore inaha yabaga mu nzu ya miliyoni ku kwezi urumva yaguma muri iyo nzu abamufitiye imyenda bari kubaza ati gute umugore wabayeho neza twe tuburara hashobora no kuzamo n'ibindi byo kuvuga ibiki cyaba bakabanafatira n'umugore yenda bakabanagira bati naramwemeye cyane cyakoze niki sakura umugore mu nzu ya danje tamujyana muri ghetto 2020 20 ahubwo natari na 15 chambrette zimwe ziba zifite toilette hanze babande bamuri atapa amushenze yarakennye sha ati urabona cyakizungereza ahantu gisigaye kiba urumva ariko abana bakomeza kwiga kuri bya bigo byiza hano hari umuntu utaha muri iyo chambrette akavuga ati buriya no dufaranga bayihirinze twose akajyanga rihirira abana yego
umwaka ibiri bo bombi bibereye kumwe muri Amerika. Ubuzima buraryoshye kandi barebaga uwo mugore ukene buramwisha. Wanamureba nawe ukareba umuntu ugiye kwishyuza ukahava ahubwo umusigiye na senkani. Ibaze nyine kujya kwishyuza umuntu wagera ahantu atuye ukamusigira senkani, wari ujyanye umujinya ugiye kwishyuza. Hari abantu baba bafite mu mutwe wanjye batekereza. None aka kanya umugore arasakuza ugasohora video hejuru y'imyanzuro y'urukiko. Rero numvise ijambo ry'umuvugizi wa RIB. Urukiko ni urwego rwanyu, muzi ko urukiko uzumve na His Excellency yagiye mu baturage, umuturage akamuzanira ikibazo cyaciye mu rukiko, ahubwo ati nyine ni imyanzuro y'urukiko igomba gukurikizwa. Ese buriya ko ubu ngubu His Excellency agiye guhura n'abaturage ku cyumweru nk'umugore wa Danagiyeyo, ahubwo ati n'ikimenyimenyi dore yasohoye video. Yego nawe abizanamo ubusazi, byo sinabura kubivuga. Abizanamo rwose n'ibintu bwenge rwose butisumbuyeho. Kambivuge gutyo nyaboneka. Ariko ku rundi ruhande wamwumva, niba umbwira ko ushonje ariko ibaze kwishyuza ukambwira ati inzara iranyishe, mu gitondo ukabyuka ukaranza agafi n'ubugari, mbwiza uko njye naburaye. Ibintu byo kwanga kwishyura randirodo ukabyuka utetse inyama, ukabyuka utetse. Iyo nzu se waburaramo iryo tafari ryari ryarubatswe n'iki? Nanjye ndi randirodo ukantekana inyama utaranyishyura inzu ntabwo byakunda, ntabwo wazirya kabisa. Uye nibyo. None se mbwiza ukuri njye ndaburaye, ubwo reka tubisipoze tubishyira mu buzima busanzwe. Njye ndaburaye umfitiye amafaranga yenda miliyoni, mu by'ukuri nta nubwo ushobora no kumpaho n'ibihumbi 50, kandi ari ibintu utegetswe, atari n'ibintu ndi kugusaba. Nibyo utegetswe, ntago ari ibintu ndimo ndagusa, ntago ari service, ni ibintu byemejwe n'urukiko. Ari abantu badategera none ukanayisohora muri condition nk'iyi. Ese ko n'inzego zita zibona ko azisuzuguye. Teka basanze uriya mugore koko arimo arabeshya, arimo arigirishwa kugira ngo mutwikire iyo ndirimbo, kandi nawe ntashobora gukora ikosa ryo kurenga umurongo utukura ngo ajye kwigirishwa avugamo inzego za leta, inzego zibereyeho abaturage. Uri ku munsi umwe fata ku mavuta akora ikiganiro n'undi ntibuka bavuga ngo RIB ngo ni bene wabo nayago. Ndakubwira nti RIB ni urwego rukorera abaturage, rureberera abaturage. Muri abo baturage ntibaza ngo bavuge ngo iyi departement ni iwabo wayago, ntabwo azavuga ngo iyi departement ni iwabo Kirema. Kujya ku karubanda rero ukihamiza nturi umwana ntibagushutse, ugatinyuka mu kanwa kawe ukavuga ngo urwego rwa leta rusigaye rurenganya abantu. Hari abantu batangariye ngo yavuze ngo RIB y'ubu mbere yari CND, ntago CND ni CID. CND ubwo yari ijitemwo kabyaramo. CND uzi yari yose? CND wapi ntabwo biri kose. CND ntabwo yize. CND ni yari ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Kera yari CND, ubu yari ku nteko. Imbere yari CID, yari department ya polisi ariko ishinzwe kugenza ibyaha. Yabaga muri polisi. Buriya ni rwo rwego rwenyine mu Rwanda rwemerewe kugenza ibyaha. Buriya polisi ntiyemerewe kugenza ibyaha, ni RIB. Ariko polisi hari aho ibyemererwa mu muhanda. Ishami ryo mu muhanda buriya ryemerewe kugenza ibyaha byo mu muhanda, ariko nabwo
kwa kuntu uzabona baje hano habera impanuka barimo barapima babaza abaturage byagenze bite, imodoka yari ifite umuvuduko ungana gute, iriya ni iperereza baba barimo. Dushobora kubyumva ko ari agahinda n'umujinya, ariko se uwo bagize umujinya bose baza kuri mikoro ngo RIB irarenganye? Kuko nyinshi wakwa ndi umuturage udasobanukiye imikorere ya RIB, ndavuga nti ubwo RIB yarenganyije uyu mugore ufite n'abana uri guharanira uburenganzira bwe, nge noneho ugiye kurega umugabo bizakunda. Already wa muturage atangiye guterera icyizere ubuyobozi. Rero niyo mpamvu mu kuvuga inzego haba hagomba kubaho kwigengesera. Ariko icyo nemera, ushobora kuvuga ngo kanaka umukozi wa RIB yanamutunze urutoki yarandenganyije, hari aho niho hantu namugarukiye, akavuga ati kanaka uyu mukozi wa RIB kavuga naho akorera yarandenganyije, ariko ntushyire mu rwego, kuko umuntu umwe ntabwo ibyo ngibyo ntitubitindeho. RIB ikoramo abantu, ntabwo ari abantu badashobora kwibeshya cyangwa udashobora kugaragaza ikintu utishimiye. Iraganira n'umuntu ushobora no kuba yanaramutse nabi, ibyo biho tujye tubyemera ngo nuze niyo waba uri umusirikare ufite amapeti n'amaranka uva amaraso, uri umuntu kandi uranababara nibyo bakubwira iyo bari kuvuga imbaraga z'umugore, twese uko dufite amaranka n'ibirokoroko n'ibiki, tugeze imbere y'abagore bacu ntabwo umubwira ngo tera isaruti, hagana kubwira atari ku izi saha ubuvuye kiri mu biki, ukajya gutanga ubusobanuro kandi uri general. Nawe hari abaguha ubusobanuro, uri general w'igihugu runaka, sindi uri kuvuga henda mu Rwanda, ariko dutanye n'urugero ho kumukire unakomeye ku isi Elon Musk cyaze kuri ba Trump cyaze kuri bane, yageze imbere y'umugore we cyangwa n'abana be, umuntu usanzwe uba papa umubyeyi, ukabona ari nka general gutekera abana kareti, ahetse abana. Yego ntabwo kwifotora ngo babitwereke, ntabwo biri n'ubuzima buri privé. Ariko mu rugo sintekereza kajyana yari iriya myenda, abwira umwana ngo ndavuze ngo ca, ntabwo bishoboka. Uri kumva icyo kintu nicyo kikwereka ko nabari abantu rero, yego ntabwo ari abantu bari programmed ngo ni straight gutya ngo no mu rugo gutya, bibaye ari uko bimeze niho byaba ari ikibazo. Ariko n'abantu hari n'umuntu ushobora kuramuka nabi, aramutse nakagwa service itari nziza, ntabwo ushobora kubyitirira urwego rero. Impossible. Kiri kuvuza ati nagiye arabyanga, mbibwira uyu ndi nabigeza no ku muyobozi retired Colonel Ruhunga, naba ntiyamfasha. None dore RIB yose yarananiye, aho ngaho niho ibyo bintu ushobora kubyumva. Ariko umuntu umwe yikurenganya n'abandi bantu tuba tubwira, niyo mpamvu itangazamakuru habamo n'igice cyitwa kwigisha. Yego ntituri abahanga nazwe muki, ariko akantu umuntu ashobora kuba azi ashobora kukabwira abantu babonye nuzatasabye imbabazi, kamarade yasabye imbabazi, kuko biba bintu yakoze ntabwo bibaho. Rero cya kintu nicyo ndi kukubwira nti urwego ni rubu urwego, n'umuntu aba umuntu. Ngwino umbwira ati Soti umugenzacyaha kuri station ya Kimihurura, warandenganyije kandi wandenganyije mw'ubu buryo, nakugezeho 2:00 kandi nanjye naza nkabikora burya. Yego njyewe ndi kuvuga njyewe Kerema, nanjye ngiye kuri RIB ntume service nkwiriye na RIB hariho hose, n'ahandi hariho hose, wanamugani n'ahandi hariho hose. Nk'ubu nshobora kunenga website yitwa abantu witwa ngo mu Rukari, bari abantu bo mu Rukari rwose mwampaye service mbi, barakubwira ngo bo bacuruza na transport, niba uguzeho ikintu kuri website uguzeho ikintu kirahari, transport ngo urashaka express cyangwa urashaka ibitinda. Ibitinda bashaka nagwa sake, ngo gutanga service nziza barabyishyurira, ariko nta kibazo ndabyishyuriye. Nese ndatangira kubara express ngo ni isaha, ndatangira kubara igihe kingana iki, mvimere aka kanya. Ubwo bagomba kunkura akantu mu mujyi
bakanzanira hano kuri tele n'ubundi ngo biratwara isaha ni sawa nta kibazo ndatangira kwibara aka kanya ati yego byamaze isaha n'iminota 56 nari baze mbwira n'umumotari wawo ndababwira nti bari abantu banyu mugende mubabwire bikosore kandi ubwiyo express babayishyuriye ubwikube kabiri bwa transport isanzwe ariko iki kikajya kikamara amasaha 2 website itwa murukari.com mubyumve ko mwambabaje impamvu mvuze muri rusange bo kuko ntabwo uzi umuntu muvugana urahamagara kuri telefone nyine urishyura plutôt mara kwishyura bukabona baragwamagaye ati tujye kwiha umumotari hanyuma rero icyo navugaga nanjye umugenza cyaha nagera none se kankubaza uhageze saa 2 umuntu nakubwiye ngo bagwihanganye ngiye yenda kubanza hari dossier nari mfite ngiye kubanza gukora uricaye aho yigiye kuri telefone cyase ari no kwirebera ikiganiro cyanjye ubwo ni nk'urugero ndi gutanga ubwo sinzi ko babikora n'urugero ndi gutanga nyine rw'ikishoboka ko umuntu yagusuzugura bikakurenga yego ugiye kwirebera ibiganiro urimo kuri telefone urimo uraganira n'inshuti zawe kandi nawe ari kwirengagiza ko ufite ikintu akagombye kuri gukora muri ako kanya juste kuko ari riba urwego tugomba kubaha akakucaza aho ngaho mpaka saa 10 akakwakira ibyo bintu bibaho ariko aho bibaye si ngombwa ko uhita ufata urwego nk'urugero ejo bundi hari n'undi nawe nabonye posting ibintu bya Simba ngo umuriro warabuza akanya gatoya system yo kwishyuriraho iba irazima nagaga ati se mbahe cash nishyure ko muba muzi ibiciro nishyure bihari ntabwo biba byemewe rero ntabwo asoramo ikintu batagisoye no muri system barabyanga umukozi umwe rero ngo amubwira nabi arangije ahita bishyira muri Simba yose ngo Simba musigaye mutanga service mbi ngo ibi ni ibiki ubwo ni nko kubwira abandi ngo ntimukajye kugurirayo yandi magambo niko babimeze urwego rero kuruvuga mujye n'ukwitonda burya urwego noneho rureberera abaturage tari wowe gusa buriya nje muri boutique yawe ukandenganya rega ntabwo byagira uburemere nkaho naba ngiye muri hotel nuko biba bimeze rero niyitonde nashyire baro hasi ariko na Dani nanone nawe nadakora ibyo agomba gukora nawe ntago ndi kubona inzira ze zoroshye aya biriya byinge nanjye byanambabaje by the way byanambabaje kabisa biriya none agasuzuguro gakabya no gusuzuguro gakabya rwose niba koko ibyo uriya mugore ari kuvuga ari ukuri batabiziranye ko ari ibintu bya plank barimo ko nabonye muri no minsi byeze cyane uriya Dani nanone rwose amategeko akora ibyo agomba gukora nakuza gushyigikira umugabo nyine aho guyurenza aho twatsi ahego si yari uri kuhigusha ibibazo biravuka ugasohora indirimbo ukabibonamo nk'umwaho kazi yo kugushakira promo ngo isohore indirimbo kandi abana bari kwayura ikindi uriya mugore nawe nakura abana muri social media ajyaza nkawe bamwatake nkawe bamutature nkawe cyase nawe batature nkawe nabonye rwose azi no gutukana ubundi iby'abana bishyire pembe nego nyine avuga ngo urusha ni nawe umwana imbabazi abashaka kumurya ntaboneka si nkurushije impuhwe ku mwana wawe ariko umwana wawe nawe saba ari uwawe burya uzamufata umunige se ngo nuwanjye mwana n'uw'igihugu uzamufata umwice uvuga ati nge namwice n'injye wamubyaye hari uwamumbyariye maze turebe koko ko ari uwawe yego hanyuma amakuru y'imihanda uwitwa Kiramani biravugwa yuko ngo ubukene bumeye nabi imodoka yaragurishije abakinnyi yagiye kugabanya ikindi ndibaza ubundi ibi bintu by'amafilime ntago ari scam buriya se ku isi hari umuntu utemerewe gukena ninde wabivuze ibyo ko yakennye mu kiganiro nabonye uwitwa Kamarade nanone yakoreye kuri 3D TV Rwanda we ntago arakena ntabwo mbizi ntago gukina byaba ari inkuru
nta muntu n'umwe muri iyi si muri ubu buzima utemerewe gukena Mm. ntawe Ubwo Ariko- ikibazo cyaba ari ikihe? harimo ibintu bibiri. Mhm. Uribuka mu minsi yashize nakubwiye kimwe mu bintu bishobora gutuma mu minsi iri imbere Mm. guha akazi abakobwa bizagorana. Umukobwa iyo aguhaye ibyo aguha ntumuhe ibyo we yexpectingaga Mm. bihinduka icyaha n'ikibazo, agatangira kugenda noneho avuga yuko Mhm. ibintu bimeze nabi rukinga babiri. Mm. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibi bintu bya filime bigira igihe, icyo nicyo rwose bigira ibihe. Mm. Edayeri ucakana navuga ko ari n'ibintu bya YouTube muri rusange Mm. bigira periode. Mm. Umuntu waje agasukuma YouTube akamara imyaka irenze 3 ari hahandi tuvuga ngo kuri rwa rwego rudahinduka. Mm. Ushobora kuvuga ko ari umuntu witwa Bamenya Mm. wenyine, ndetse impossible Papa Sava Basava nawe aramanuka. byaragabanutse, aramanuka akazamuka, aramanuka akazamuka. Mbwira undi Clapton. cyaramanutse. Ahubwo se Kibonke aracyakora? Mm. Kandebe kuri channel ye Clapton. Sinabonye se abakinnyi nawe bagenda bavuga ngo ibiki n'ibiki. One day ago urabona ko nawe standard ye yavuye kuri 300 200 Mm. ubiri kwijana. Uri kubyumva? Mm. We ubari pose anashaka uyu murongo yawugenderaho mpaka we bikamukundira. Mm. Turi kugendana Mhm. nta wundi muntu rero nawe ntekereza umaze imyaka Imyaka irenga 3. hejuru y'3 uri Yagorana. kuri standard imwe, Mm. byagorana. Dufite ikibazo rero cy'aba producers, uretse ko atari nabo nanjye ibyo byigeze kumbaho nkinisha filime bwa mbere, Mm. zikinjiza Mhm. aho kugira ngo ugabanye expense ahubwo ukazongera. Ubwo ni nakimba ndi kuba uko mwese mbarusha experience muri ibintu bya YouTube. Mm. YouTube y'ibintu biri kuzamuka, Mhm. umanura expense. Byo washoraga. Ibyo washoraga urabimanura. Mm. Byigeze kumbaho birankubita, amafaranga yose ndagenda ndayatagaguza nyashyira kuri channel imwe irangije nawe barayiba. Hari kera muri 2020. Mm. Sa nongeye kongera gutangira bundi bushya. Nukuvuga iki? Nka Kiramani ntegera ko icyo kintu akizi wenda. Niba afite abakozi 50 Mm. cyane undi muntu wari we wese ukoresha ibintu bya YouTube, iyo ufite abakozi 50 ibintu bikazamuka, aho kugira ngo wongere abakozi ahubwo urabagabanya. Niyo bari 50 agasigara 25 kandi bagakora muri za projet kandi zikaba izanyazo. Yes. Ku buryo utira turuva wakoreye miliyoni 5 ugasanga urimo urahemba miliyoni 6. Kuko urwa rwego ntago nyine uzarugumaho. Nicyo ndimo ndavuga ubwo ngubwo. Niba watangiranye na views 200 utazibura. Bikagira ku rwego none uri murarwana na views 100. Umwaka utabe bishatse kuvuga ko uzawurwana na views miliyoni 50. Kuri icyo gihe rero nikigeraho gifite ya payroll ingana nk'iyo watangiriyeho warede uzakena. Sinzi niba uri kumva ko kandi kukumva. Niba uri kuri standard y'abakozi 50 ukari gukorera miliyoni 5. Sibyo? Gabanya abakozi, niba bari guhembwa miliyoni 4 nawe ugasigara nimwe, gabanya abakozi kugera ku rwego usigara urimo urashora miliyoni 2. 3 ukazibika.
ku buryo wa mwaka ushira uri kuri iyo standard warabitse eshatu bikajya wifitiyemo nka miliyoni za 50 nibigabanuka icyo uzakora niki uzagenda kuri ya standard urimo urashaka n'indi projet yindi nuko biba bigomba business undi yakagombye kuba yubatse ya YouTube kuko YouTube ni imyaka 3 uraza ukubite kabisa wase Mugisha na Rusine barapfuye yinyibutsa sibahari yinyibutsa abafana bayo barageraho bikaba expired ubaka kanyende mu twavuga uri kuri on top muri filime yaba muri filime yaba muri bya comedy n'ibiki muri comedy nansabi rwose byaragabanutse nkansabi mitsutsu nawe byaragabanutse mitsutsu urabyibuka ukuntu bakubita uribuka Rufonsine buri wese agira umwaka we ahubwo muri uwo mwaka wawe nubona waje ko kuri mu bihe byawe bari gushyira imbaraga nyinshi mu kitwa saving nibyo bigera abantu bakarwara ihungabana iyo bamaze kubona ibintu bigabanuka kandi n'abantu batangiye kugucikaho n'abandi batangiye kukubahuka nuko biba byagenze burya ubu warirengagije uwo mubare YouTube ni ari njya mbikoresha nubwo ari burenda ubu mbikoresheje kuri mikoro ariko YouTube ni nk'indaya iyo ushaje uva mu muhanda hakaza abandi kandi ntago gusaza bigombera imyaka 10 nayo wamara aba pasavare impamvu amara imyaka myinshi niyi baba aramenye iryo tegeko bo bakamenya no kuri byaza umusaruro ku ruhande ubyibuze nka Kiramani yakagubye ko ari nka brand ambassador wa Airtel cyangwa MTN nka Papa Sava ashobora kuba amaze nk'imyaka 5 Kibonke muri Techno Market bamukoresheje imyaka irenga ingahe ubu bafashe amazina yabo ntibayorienta muri channel basetting ubundi buzima ku ruhande bamenya na Airtel icyo bahita bakora ni iki rero bakora icyo bita kurinda ibyagezweho sindi uvuga ngo ndi Papa Sava ndaza n'indi filime nkubiteho ariko ndubaka Papa Sava itajegajega sibyo yego niba ari bamenya se niba itenza n'indi filime ngo nyishyire kuri channel ariko ndubaka bamenya itajegajega kuryo ni cyayikoma mu nkokora wakica ariko nta kiri buragangiza izina bamenya rirantunga kuri channel rintunge no hanze twakagombye kuba tubona Nyambari brand ambassador wa company runaka soko babyanga ntago wabyanga ariko amazina yabo hariho n'abantu baba bakeneye na management zisumbuyeho zitari management zo kuba kwirukankana n'umuntu n'ibiki ahubwo mu mitekerereze tugakora na div ngenda ajya kugushakira isoko muri Airtel uraba brand ambassador baragwa miliyoni 20 ndakuramo miliyoni zanjye 8 akabibara akavuga ati ku myaka 5 uyu mushenzi yaba ndiye akabyanga mpaka kugeza ari wa mwaka ushize YouTube kugenera uko izina ryawe riri hejuru sino kuvuga ngo barazima ntabwo bazima ahubwo za content bazifata nk'ibisanzwe zigiraho zikaba sociable uribuka Nyakso uribuka Patino uri kumva YouTube igira standard ikugenera eda urakuramo cyangwa iragukuramo nibyo murabarana nicyo cyiza cyayo rwose ujyo murabarana nawe umunsi uzambarira umuntu wagejeje mu myaka 5 ari on top atwara amawadi yose agira ati uzamunyereke kandi babakora nicyo ngicyo rero bita YouTube iryo tegeko rero rya YouTube iryo ngiryo ninge waryihimbiye ariko iyo ibintu bizamutse wowe ugomba kumanura iryo ninge waryishyiriyeho iryo tegeko rya YouTube rero ntararisohora akaba atararigendeyeho ubwo nyine abarimo ingaruka uko byagenda kose harimo ingaruka ariko ntekereza ko Kiramani n'umupapa mukuru ntabwo yagera kuri iyo level kabisa
ntabwo ntekereza ko yagera kuri urwo rwego aho buriya uzi ko numva nta kintu na kimwe nahuramo na Kiramani wa habe na kimwe numva nta hantu hamwe twigeze guhurira kandi ibyo bintu si ubwa mbere bimbwiye ari mu nyine impamvu ubwo biba bintangaje ni ukuntu aba ari mu bantu nyine bafite amazina akomeye ariko nkaba numva nta event nimwe turahuriramo cyangwa ikindi kintu runaka ngo dusuhuzaye cyangwa se iki ariko kuvugana turavugana kuri cyane rwose nko mu minsi ishize bwo twaravuganye nabwo umwanya munini cyane turimo turavugana ibintu nyine by'imishinga n'ibiki ariko ntituraho nabwo narabimubwiye nawe arabimbwiye atari kuzi ko nta hantu hamwe turahurira nta na hamwe nyine ni kwa muri Kigali umuntu muraziranye ni inshuti nta kibazo nta kintu mupfa ariko ntimurahura buri wese aba ari kwirukanka ukwe uri kubyumva ariko ntekereza ko ako kantu Kiramani agatekereza cyane kuko afite abantu benshi kandi n'ikindi n'abantu bajya gutanga ama interview mujye mwubaha umuntu uhemba abantu benshi mujye mwubaha buriya umuntu umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi kubyuka mu gitondo baje kuvuga ngo ni wowe uri buduhembe biba bikomeye ko abantu harimo n'ababa bafite imiryango hari n'abo noneho amaso bayateze kuri wowe ukuryo utabahembye ibintu bizamba so Global Linked Education Services ukomeza kwibwira abantu barayizi abantu batangiye kumenya ko ubu ngubu mu Butaliyani mu Bushinwa no muri Korea y'Epfo abantu bari imyanya turimo turagenda tuyigererera babimenye kare ubu ngubu rwose baratangiye kandi bo baza batari kuvuga ngo bimeze bite mwe mudufasha ikindi cya kabiri nababwiye ko ibintu byo kwishyuza mbere iwacu ntago bibaho nujya kuri company kakubwira ngo ariko ngo butanze abo sitwe wishyura wamaze kubona admission leta y'ikigo kandi yakugezeho turakubwira admission ni ubwabyo urwo n'urwandiko rukwemera ko icyo kigo cyakwemereye scholarship kubavuga ati wowe soti official kwemeye ko tuzakurihirira gutya na gutya wemerewe scholarship ya gutya na gutya na gutya iyo niko kandi nabwo ntabwo duha amafaranga yose oya tukubwira pourcentage uba uverisa hanyuma izindi processes zigakomeza na ibindi bikazanaranya na visa nitwe tukwijyanira mu byukuri mutegereje iki muri Korea ni partial scholarship mu Butaliyani ho ni full funded scholarship no mu Bushinwa ni full funded scholarship mu Bushinwa hakarusho ubwo hari amakaminuza dukorana nayo noneho hukajyo nahabwa na buruse hagati y'amadolari 80 n'amadolari 100 iyo ari bachelor's degree hanyuma yaba ari PhD cyangwa se masters bakaguha hagati y'amadolari 5 n'amadolari 300 kandi ibindi byose bakumenyera kuryama byose baba bikumenyera so twandike cyangwa duhamagare nimero zacu ni 072 079 20 54 032 079 20 54 032 ubundi ibintu bigende neza cyane si twasoza cyangwa hari ikindi na mihanda imeze iti twakwisoreza nta kibazo ibyo kabisa tugiye gutangira isabato rebe ko iyo myumbati twaba tureba uko bimeze okay so ngayo nguko rero reka tugende mugire umunsi mwiza DC TV Rwanda.